byanze bikunze muri ubu busesenguzi. Yego. Plaisir niyo yajya muri leta. Mwese muri shuti zanjye nta muntu mvuga nabi ndi ku mihanda. Kuko nta rugo ndwe niba semvuze Plaisir wenyine tubana muri social media. Yego. Oya turi kuvuga ipfundo. Ariko kandi turi kubisesengura. Turibaza ngo ni gute icyumba cya garase Plaisir ari wagipromotinze akaye nawe ugisenya. Kubera iki inkuru ya Ephrem yivi niyo wayibreakinze bwa mbere. Inkuru y'abagore garase yaguririye ngo baza gusabya byiringiro niwe wayikoze hasi ndareba. Yego ngaraba ngo mwigisha umunsi aravuga ngo buri wese nafate intorezo ye. Nivyo byabinda abantu basenga bahita ngo nagite prophetique. Yego. Ibikorwa by'ubuhanuzi bajya hanze batora amabuye. Umuntu wese afata ibuye. Buri wese afata ibuye. Noneho byabuye byiringiro mu gushaka gusebya garase igihugu ni hanze Hano Kisoro. afite icyumba cy'umuriro. Ako si mu Rwanda. Kisoro wambutse hirya iyo. Ubanza gufata jagwa cyangwa ugafata ufata jagwa cyangwa jaga icyo ushaka. Rero burya ntago nzi umuri wese Imana basenga. Ngiye nemera Imana ku bwa bishop naravuze ngo sinzi Imana bishop asenga. Yego. Ariko Imana ya bishop yaramukoreye. Rero ni Imana ya garase ntago nzi yari. Ariko ku bw'urugo byarakoze ku ruhande rwanjye. Asabye imbabazi. Umva hari ibyo nsabiye imbabazi. Kuko twakiraga abantu batanga ibihuha tutazi ukuri. Mubwire mureba. Garase twakiriye inkuru z'ibihuha. Cinkoni zamba umubyeyi. Urumva? None tumaje kwakitura natwe turazakira turazikora. Mu kuzikora rero turimo turagenda buranga. Ura mugore Beatrice bavuga wa mbere wa kugikongoro. Amakuru yari maragenda amenyekana. Umwe wavuzwe ko ari umugore mukuru wa Ephrem. Ephrem bite n'igihe bari kuvugira bari kubanira. Ephrem yari ari umwana. Ephrem narebye iranga muntu yatari ni yubu imwe ya kera. Kurita n'amaso yanjye nayibone ni muto. Yazevugisha nk'umurozi urarongera nta nibirenze. Plaisir ndabizi ari ubone kino kiganiro. Ndabizi neza ko nawe kuri nyari cy'umutima umushinja. Twajina. Sibyo? Ko numva bihinduye isura. Ndabizi. Tugiye mu gice cya kabiri. Oya ntago ndi bubivuge. Kanigira imbere. Ntago ndi bubibute cyangwa nje kubivuga. Ariko birahari. Sawa nta kibazo. None se uko mubona mfite akaboko? Wapi? Sawa rero haraho bihuriye n'aka kaboko. Imbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka ryose. Mbese. Ndahari. Agusuje kandi ngo haye ikaze udukurikiye aho uhereye hose ni kuri Rwanda Gospel Show ukwezi live TV Umuvugizi MJ TV umuvugizi umugisha TV umurage mugisha live. Akimana yaguhaye umugisha. Ikaze Regaye nitwa Mugisha. Uri mugisha. Ngiye nitwa Tuyishime Tuyizere Jambo oya. Ndibwo nije uri kwivuga. Ngiye nitwa Tuyishime. Yego. Si ryiza bwa mbere. Nitwa Mugisha. Yego. Na Jean Bosco. Jean Bosco bisobanuye ngo ni igiti kiba mu Buholandi cy'uburumbuke. Hano bwa urubingo. Aho kasa n'urubingo. Igiti cy'uburumbuke. Yego. Rero umva nta cyambuza kuwabwa umugisha. Ugomba kurumbuka no kuri channel yanjye yitwa umugisha. Jackie ikaze kuri izo channel zose twavuze. Menye neza rwose nakitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka ryose. Mbese. Abantu bashobora kumva izi vibe tuzamukanye babeze noneho habaye iki? Ubu ngubu kano kanya. Ubu nona hari ibintu biri kuvuga ku mihanda. Now. Hari n'ibindi byavuzwe. Ntibabyite kuzura kaboze. Ahubwo nibwo bishyashya. Twe tujya twibaza. Dukunda kuvuga ibibi.
ibyiza tukabihisha ariko nimba habaye n'ibyiza ndavuga Imana y'Imbabazi. Hari umugore wamenyekane muri iyo ndirimbo. yarakibirinduye ikicara hejuru Yesu wacu ni muzima cyo ni muhumure. Nkunda ukuntu bafunga ta Wewe cyokora mu gufunga ikorasi ajya agira gutanga kwa nuko agahita Okay. nta wundi bamwita Grace, Evangeliste Grace kozi w'Imana umuhanuzi Mwana w'Imana. abandi bavuze ko ari umunyamitwe, I bavuga don't ko know. afite njyewe ndi kuvuga ibyavuzwe, tugiye kubigarura hano, niyo mpamvu nakuzanye. umunyamitwe umuhanuzi w'ibinyoma, umunyagice, umuntu ufite icyumba cy'amasengesho kimeze ukuntu kimeze gitese ariko bazashinze ibyabo tukareba. ndibuka abantu Plaisir ya hostinze bavuga ko unkozamo vuze Plaisir bavuga ko unkozamo mu cyumba cyo kwa Grace harimo ubusambanyi buvugiriza, mu by'iwabo hakaba harimo bumeze ko bute. umuntu wasengeraga muri kiriya cyumba rwose yagendaga ngo ubushyuhe bumeze nabi, ari nayo mpamvu Hejuru. bateranye inda. Ikiganiro baracyumvise ko hari umwana bateranye. Ubushyuhe bwari hejuru uretse utararenga. Iyi nkuru n'abadukurikiye bari bumbone murabizi rwose, inkuru nyinshi zo kwa Grace ninjye wazikoze pe cyane muri iyi social media, muri itangazamakuru, mu gisata cya gospel ndetse no mutari gospel, muri showbiz isanzwe, muri secular byaravuzwe kandi inkuru nyinshi ninjye wazitangaje. Iyo mpamvu nakuzanye nibarura ry'ibyabaye ibiki byose nanjye hari izo nakoze na ninjye wazikoze. So twazikoze turi muri showbiz dukurikije ibiri ku mihanda, dukurikije ibiri kuvugwa. yego sibyo niko ariko none oya none ntago nje kuvuguruza ibyo navuze. Oya uje kubishyigikira, ntago nje kuvuga. Yesu yaravuze ngo ntago naje gukuraho amategeko, waje kuyakomeza, ahubwo naje kuyakomeza. Ubwami. Ahubwo twavuze ibitari byiza, ibitagendeka. yego ariko uyu mwanya ngaruwe no kuvuga ibyiza byagendetse, ibyakozwe byiza abantu batamenye n'abanyamakuru batamenye bitanavuzwe ariko twamenye. ako se nuko bitari bizwi cyangwa nuko bamwe mu babivuze ubwo nawe urimo washatse kujya ku ruhande ndashaka kureba ibitagenda neza igiye gukorera aha, ndashaka kureba Imana igiye gukorera ahantu. afite ukuntu agafunga sasa rero ukuntu byagenze, gahunda rero yatangiye. inkuru ya breaking kwa Plaisir, yego bazangwa kwa Plaisir impamvu yakoreweyo ni ukubera iki Grace na Plaisir barakoranye igihe kinini ni na Plaisir ne watumye tumenya Grace kiriya cyumba. yego nubwo nge nari nzi ko kibaho ariko ni Plaisir wakipromotinze ko yajya gufatira y'inkuru. haza rero kuzamo ibintu bya crashing ukuntu inde nande hagati y'umuntu nyine n'undi hajemo crash y'umuntu n'undi nyine amazina tuyashyire munsi y'intebe. hari ukuntu kera twaguraga shikarete tukayirya tukayikuramo tukayegeka munsi y'igitanda, twajya ku ishuri tukayikuramo. Nyiramama aravuga tuzabaze njyewe mvuga Imana sinakora ibyo bintu, ariko hari yashatswe ngo habye pembeni amaraptop yaramenetse mu cyumba byabaye bibi cyane, bibaho bahuriye abo bantu. crash n'undi oya no barakurashinga just like ariko wari uri hejuru cyane n'umugabo hejuru uwo marangamutima. yego nangize ngo ni hejuru. yego noneho Plaisir kamujya mu gutwi, urumva so kamugiye mu gutwi. yego nibwo habayeho iki, haza uriya mukobwa ngo ni Josiane abajemo. nge Josiane yaramamagaye bwa mbere ntarajya kwa Plaisir. yego aravuga ngo Bobo nkora nkukurikirana ndashaka kumpa ikiganiro nkagutamo, ndamubaza ikihe kiganiro bihagaze gute. arambwira ngo Ephrem urinzwe n'Imana yanteye inda
ndabona Ephrem ko namuzi uriye watereye ivi garasi ndabwa ntereka nkubwira ntabwo iyo nkuru nayi breaking nibwo ayisamagara Plaisir mbazamo na kakano ayisamira hejuru nibwo yasohotse rero nanjye mbona gukurikiraho muri nkuru nawe umusamira hejuru habaho ibintu byo kugenda basamasa tubizanye ukuri iyi mihanda wamwe bayise imihanda jewe mu bintu biba bazacunga inkuru nkora ngiye Bobo sindafata inkuru itarajya hanze ngo nyivuge uvuga ibyavuzwe mvuga ibyavuzwe njya nkunda kuvuga ngo tuvuga bizanye nsesengura ababyivugiye ntabwo ujya ufata umuryango urimo ingwe ngo ukingure ingwe ize mu mujyi niyo menye ko umuryango urimo ingwe ura kugutiza urufunguzo ukajya gukingura hari abantu bazanye ingwe mu mujyi we none Plaisir n'ibyana byayo akimara kuyizana nyisamira hejuru kuko n'ubundi benshi bifuza ko ari nge dukorana inkuru kuko ari we wari uzi ibintu byinshi nyi breakinze babona kumpamagara ari benshi bampamagara ari benshi cyane ari benshi pe abakobwa abagore ngafite abana ivi na ivi afite abagore gutya na gutya abakobwa basa nk'abari inyuma ya kamera nanjye ndazikora beza ko byana bihiye nawe bahuriyeho nawe abangaba babonye bano uburanga nawe narebaga Ephrem nkabagana Ephrem waburya nabi yego hari ukurya ukaba bakurya nabi aha iyivuye niyo ku kwezi niyo wacu mujyeho mukore subscribe ku kwezi voilà ndabitegetse ako umuntu utakora subscribe ntireremerera telefone ntigirite abantu agira ubu bakajya n'ubu bwa subscribe gukandaho gusa mwatwimye gutya koko banza gukanda akanyenyeri nuko mukamunezwa n'ukanda subscribe mwagiye mwadufollowinze ko turi abantu bane nuko abajemo ibintu by'amakuru yego bisa nk'ibibiri inyuma ya kamera nuko aka ntago basa aba bana ni beza cyane kurusha abo bariya abakobwa ni beza ariko shenge usibye ko nari mu kiganiro ariko nanjye ndumva narangaye nawe wigira na umenye ko uri umukuru umudamu so ntazashiduka yabaye nka wa wundi zashiduka yabaye wa wundi ndebera aba bana nuko amakuru ashiya gukurashinga rero birangiye nawe kurebaho nuko komeza ariko ndabyemerewe ndabyemerewe ndaza no tugira icyo tubatangariza muri iyi minsi okay ndavuga Imana inyembaraga ndavuga Imana nyamara mwabona hagiye gushya ashobora kuzashya so noneho birangije muri inkuru nyinshi cyane muzi inkuru dukora inkuru izirizo n'izitarizo tuza kwakira umwana w'umugabo nakubwo n'umugabo Prito witwa Byiringiro ni mu bantu bamwakiriye bwa mbere mbere yuko ajya muri kwa Plaisir yego aza akora inkuru yuko garase yamujyanaga bajyanaga Uganda kuzana y'igiti ngo afite ibuye ngo bavungura aburetse gato ibuye bavungura na rimwe rya musanze bahita gute imonyi urakose imonyi ngo yaje bajyaga mu materaniro yabanzaga gukoraho garase akagira amavuta yisiga ngo kugira ngo bahanure kimwe okay tubyumva dutyo tuzakira gutyo turatuza ngewe ndi muri itangazamakuru ryose ku isi yose tureke mu Rwanda gusa ninjye muntu wakoresheje Ephrem umugabo wa garase ndabeshye je oya niko bimeze ninjye wamukoresheje bari kuba sorry nari bari Yesu urahaza bavuze ko yamutereye ibyivi ntago byavuzwe byaratewe twabonye umuntu yambaye impeta ntago riri muri biravugwa urumva bo birangije biravugwa turabyakira Byiringira atubwira ibyo atubwira uburyo bakoranye atubwira aho yamujyanye atubwira ibyo yakoze byose so nk'abantu tutari duhari dufata inkuru nk'iyo inkuru tuyigira impamo yego ejo bundi nta n'icyumweru bibiri birashira nakira umudamu kuri studio nkoreramo ku muvugizi niwe yatambutse n'ahandi aza nsobanura iby'iryo buye Byiringiro yavugaga yuko Byiringira ibuye umugore yasanze mu rugo bagiye gusengera ahantu hitwa kwa Selemani hariya mwizindiro mu kidurudura hari
hasi ndahareba yego ngaraba ngo mwigisha uwo munsi aravuga ngo buri wese nafate intorezo ye. Nibyo bya bindi abantu basenga bita ngo acte prophétique. Yego. Ibikorwa by'ubuhanuzi. Bajya hanze batora amabuye. Umuntu wese afata ibuye. Buri wese afata ibuye. Noneho byabuye byiringiro mu gushaka gusebya Garase, avuga ko ryavuye kwa Garase ari we warizanye, kumbe ryavuye aho kwande kwa Selemani mu rwego rw'iki rw'ubuhanuzi. Kugeza n'izi saa byiringiro akaba ari byo yitwaza ngo ryamukoreye ubukwe. Ngo yarizeye, yizereye muri ryabo. Ese burya naho byavuye? Naho byavuye. So ukuri tugenda tukumenya gake gake buhoro buhoro. Niba mwitegereza nta nkuru narimerutse gukora kuri Grace. Ubu nibwo nongeye kandi ubiratangiye. Urongeye indatangiye urasubiriye ariko bitandukanye na mbere. Okay, ikinzanye rero ujute ikikuzanye ikitumye nyine tuyikora mugarukaho mwaravuze tuvuga menshi n'ubu uracyari kuyavuga, tuvuga ibidakwiriye tuvuga n'ibikwiriye. Yego murayavuga pe. Ibyo twarwanyije byagezweho. mwarwanyaga ibiki? Ntumva rega tubwizanye ukuri. Iyo ukoze iyo ugaragaje ibibi by'umuntu kenshi nta cyiza uba umwifuriza. Tujye turakubeshya no kurya no kugira no kubindyana. Ariko hano tw'abanyamakuru mu Rwanda tuba turengana kuko twe tuvuga ibiri ku mihanda. Cya kabiri hakaza abantu babanye. Ubu uje utubwira iby'umugabo wawe ntabwo twabihakana kuko nyine twarabanye kandi ndabivuze. Waba umubeshya mutamubeshyera ntabwo twabihakana kuko abakubwira uwo muntu babanye. Wera icyo tuje kuvuga yuko bwa bukwe twabona ko budashoboka. Bwarashobotse bwarabaye. Birabaye we birabaye. Amagambo ashizivuga we birabaye. Oya Garase na Ephrem bakoze ubukwe, bakoze mariage nk'umugore n'umugabo. Iyi si inkuru y'igihuha. Iyi ni inkuru ya nyayo. Yabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Uryo ko ndashaka umugabo muri YouTube. Ubukwe bwagombaga kubera Kimironko barabuhindura bubera Kanombe. Barasezeranye. Urumva? Ubukwe kugira ngo ubwinjiremo ngene narabimenye nanga kubivuga nishakiraga bihamya. Amakuru ahari. Bihamya bihari. Amakuru ahari. Njyewe ubu tuvugana ntago ari ibintu mvuga n'abageni twibonaniye. Zoniwa Zabe. Okay. Erega twagiye tuvuga Imana n'abantu bayo yemwe. Rero hey ntitukavuga ibibi ku muntu. Nziza nibiba. Ngo tubice ku ruhande. Garase nyine na Ephrem ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 nibwo bakoze mariage. Ya mariage itarabaye nyine twavugaga kenshi kitashoboka kwitaba yarabaye. Twari umugore n'umugabo bararyohewe bameze neza gararongorwa n'ukuri. Oya nibyo umva uko bimera pi uku ntago najya oya yararongowe pi. Urumva? So rero ikiriho kindi cya kabiri Garase yuko yongeye gufungura ikindi cyumba aragifite hanze y'iki gihugu. Ni hanze afite icyumba cy'umuriro. Ako si mu Rwanda Kisoro wambutse hirya iyo. ubanza gufata jagwa cyangwa ugafata ufata jagwa cyangwa jaga icyo ushaka. Rero burya ntago nzi umuri wese Imana basenga. Ngiye nemera Imana ku bwa Bishop naravuze ngo sinzi Imana Bishop asenga. Yego. Imana ya Bishop yaramukoreye. Rero ni Imana ya Garase ntago nzi yari. Ariko ku bw'urugo byarakoze. Ariko mbabwiza ukuri tukiri kuri Garase nzaza kuvuga Imana muri iki cyumweru nanjye. Ariko yatubwiye ko ari inkuru yamukozeho. Wowe wari ufite ayaye makuru kuri Garase? Njyewe nari mfite amakuru yuko bavuga ko yatwaye Ephrem kandi akaba atemera ko yamujyanye kandi akavuga ko yamwakire nk'umukirisitu. Aza no gukora ikiganiro abivuguruza ati ibyo ni mu byihorera impeti zajyamo gukomereka ko narakomeretse ariko nimwe muretse nzavuga. Noneho imbere yuko avuga rero tuje kuvuga iby'Imana yakoze.
rero Garase nubwo wihangane nukurikira kino kiganiro urabizi twebwe ibyo twibagiwe n'ibyo tutavuga tuvuga ibiro ku muhanda cyangwa ibyo tutazi nayo ibibera kuri iyi mihanda byose turabivuga. So rero tuje kubabwira ko twabrekinze inkuru zivuga Grace ko nta mariage izaba bitewe n'ibyo twabona, kandi nk'umusesenguzi abasesengura ibintu byavuzwe ntabwo urarugo nta muntu warubaraga ariko ko byabaye mu ibanga rikomeye. Ibaza ibintu nanjye ntamenyeyeho. Bakweretse agafoto se? Oya twebwe noneho kugira ngo tubereke ko turi n'abahamya buko twahuye na Garase. Iki hari amafoto twe dufitanye na Garase anambaye impeta. Si wumva se? Amafoto yambaye impeta natwe ubwacu turayafite, hari iyo yafite hari iyo mfite n'undi wari wese wishaka. Garase ni umukandida wo kwifotoranya n'umuntu umushaka. Reka mbwire bano bantu dukora inkuru, tujya dukora inkuru niyaba n'ibyiza nayo tuyivuge, niba byananze tubitangaze, tubivuga byose twagira ngo dutangaze ko turanabwira n'abantu gusa. Hari akantu namenye kanciye mu matwi, ni muri biravugwa. Iyo turi muri biravugwa ntabwo bihamijwe, biravugwa nyine, biba biri imihanda. Yego, biravugwa ko bariya abantu bahamagara ngo Ephrem ngo bajya bateye inda. Haje kugaragaramo ko ari abantu bagera muri 3 bagendaga bagurira abantu, harimo abo ku ruhande rwa Ephrem, harimo n'abo ku ruhande rwa Garase, bagurira abantu ngo bavuge ko yabateye inda kugira ngo babasebye. Harimo abantu nyine batifuzaga ko Ephrem abana na Garase, harimo n'abatifuza ko Garase abana na Ephrem. Tuza kumenya kuri ya mugore nyiraburanga, pana nyiraburanga, uriya mugore Beatrice bavuga wa mbere wo ku Gikongoro. Amakuru yarimo aragenda amenyekana. Umwe wavuzwe ko ari umugore mukuru wa Ephrem. Ephrem bite n'igihe bari kuvugira bari kubanira. Ephrem yari ari umwana. Ephrem narebye iranga muntu yatari n'iyubu imwe ya kera. N'amaso yanjye nayiboneye ni muto. Mwihangane ntago umwana umwe kubitangaza ko ni muto. Umuntu wo muri 93 muri 2014 bavuga abana Garafite imyaka ingahe. Ibyo ntabwo ari ikibazo kubera ko kurongora no gusezerana ari imyaka ingahe. Niba barabanye ibyo ngibyo uretse kubana ntago twabihakana, ariko gusezerana uyu mwanya nabihakana. Ntawe yari afite, abantu barabiguraga, ntawe yari afite. Ahubwo ikiriho uriya mugore banza wumve, uriya mugore yaje akana kuri amugore atabanye na Ephrem. Kubana barabanye, none si ibindi wakana, ariko ntibasezeranye. Ndagusezerana rega ni mu mutwe, wenda byishyizemo yumva ko basezeranye. Uriya mugore yaje atubwira ko bafitanye abana bangahe, 2. Ariko uyu mwanya makuru ahari bafitanye umwana umwe, wenda uwa kabiri niwe yamushyizeho mu bitekerezo. Ari igihe washatse umuntu wemera kuba se w'umwana agahita mukwandika. Uretse ngewe uyu mwanya tujye tureka ikinyoma, nimba twavuze ikinyoma tukanamenya n'ukuri rimwe na rimwe tujye tukuvuguriza. Urumva tujye tuba abantu ngo tuvuge ibibi gusa, ibyiza ntituyimenya tubiceceke. Ephrem abana ashobora kuba yemera ntago barenze abana 3. Nabashobora nabo nawe ushidikanya. Jewe abo nshidikanya bo namenye bari muri 27. Yego mwese. Ko ninge bahamagaye. Ariko abantu baravuga we. Ariko twasanze ari abantu bagurirwaga kugira ngo baze baharabike. Umuntu abyara abana 27 se mu gihugu. Rero reka tutangiye ntangino ni message. Yego. Ngewe nunzanira inkuru nzayikora. Yego. Kamabwiza ukuri pe sinzayisubiza inyuma, kuko nzaba ndi mu kazi. Ariko ujye utekereza nyuma niho navugaga kuri uriya mwana waje gusebya nde Bishop. Niho navugaga kuri uriya wavugaga ngo yanyweye amaraso. Nandica nkasesengura navuga ntaba bantu ko bayanywera. Ikigaragara cyo ntibizabarangirana neza. Ako wakoze inkuru we abarengana bayazaniwe inkuru. Sasa oya uko niko kuri nanjye niko mbigenza nkora inkuru. Uzaza kuvuga ko namuvuze azabyiganiriza. Rero nayavuze menshi kandi wonye. Oya ivugire ndahari ngende hano nanjye kugushyigikira ko ari byo uvuga nanjye nzi se. Garase rwose uyu munsi
wihangane ku nkuru twagukozeho zitari nziza, ngiye ku ruhande rwanjye Asabye imbabazi. urumva hari ibyo nsabiye imbabazi kuko twakiraga abantu batanga ibihuha tutazi ukuri. Mubwire mureba Garase twakiriye inkuru z'ibihuha cy'inkoni zamba umubyeyi. urumva none tumaje kwakira natwe turazakira turazikora. Mu kuzikora rero turimo turagenda tumenya ukuri. none n'uyu byiringiro waje atubwira ko mwajyanaga he Uganda imubuye n'ibiki, twaje kumenya ukuri. So tuje kugaragaza noneho ukuri twamenye. Ukuri gwari yuko ibuye Garase ashinzwa atari ibuye bavanye Uganda, ari ibuye nuza. Ubwo ni ukuvuga ko iryo buye yashinjwa nta mbaraga z'umwijima zirimo, nta nubwo Garase arizi, ryavuye kwa Selemani. bari mushyiraho bamuharabika. Nifitiye audio byiringira bisobanura. Yego. Neze Selemani yari muhayemo gift. Oya, hano mu rusengero kwa kundi babwiriza ntago nawe yari muhaye, kwa kundi babwiriza ngo prophetique, agite prophetique bikorwa nuko nafata umucaca nkawambara nk'impeta ukawizereramo cyangwa ugafata ibibabi ukabyizara nk'amafaranga. Niko bafashe iryo buye, ariko Garase se wari muhaye. Ahubwo yashatse kumusebya, ahubwo ikinyamakuru cyakiriye bariya abantu bwa mbere ariyo zaburishya kwa Plaisir. Harimo ikibazo kandi ikibazo kigiye kuzagaragara, kigiye kuzajya ku mugaragaro. Reka mbivugire hano mumbabarire, njya mbona batukana babwira Plaisir wacu baramwatatse turamukunda yino mudutuke, ariko ikibi kizagaragara. Tubwizanye ukuri. Nanjye ubwanjye ku giti cyanjye uri hano yuko ngewe ntavuga kuko ibyahise biba byarahise. Oya watukana wareka igiye kigeze ivugisha nk'umurozi urarongera nta nibyo. Plaisir ndabizi ari ubone kino kiganiro. Ndabizi neza ko nawe kuri njye cy'umutima umushinja. Sibyo? Ko numva bihinduye isura. Ndabizi tugiye mu gice cya kabiri. Oya ntago ndi bubivuge, kanigira imbere. Ntago ndi bubibute cyangwa nje kubivuga, ariko birahari. Sawa nta kibazo. None se uko mubona mfite akaboko? Wapi? Sawa rero hari aho bihuriye n'aka kaboko. Oya ntago ari wowe wagakuyeho cyangwa ari wabiteye. Nyuma yaho aka kaboko Plaisir abiziho. Plaisir ari ibintu aziho. Aragira ati nta kaboko mfite. Ntago ari kari karavuyeho. Ahubwo nyuma kwa kundi nyine tuza tubwira abantu Imana ibitangaza Imana yadukoreye ibyabaye, hari amakuru abifiteho. Yego. Rero arabaza kudutuka muri oya uraducuritse. Oya nyine ngewe inkuru nyuma uravuze uti urashye gato narababwiye nimba turi kumwe mu kiganiro mujya mu bijyana gake. Uravuze uti jewe Plaisir ndavuga ndeba muri Zaburi n'ibindi binyamakuru byose bidukurikiye ati ngewe uku kuboko kwavuyeho, ariko hari amakuru siwe wagukuyeho ariko hari ahantu Plaisir ahuriye n'ibi bintu, hari amakuru abifiteho nyine. Oya nyuma yaho ntago ahuriyeho nabyo biba, ahubwo nyuma yaho urumva yende kukumva cyane Jackie yasi. Ariko ngewe ijambo rya mbere ndi umuntu w'umugabo. Yego. Ijambo rya kabiri ndi umukristo. Yego. Niyo naba ntakijijwe mu buryo bwuzuye nta ntungane ibaho. Yego. Nkora ibyaha nanyera nkakora ikibi, ariko nk'umukristo ntabwo naza muri bariya bazanaga message ariko ndabizi neza mbonye ino sura kuri na Bobo, aranabizi neza ibyaje bundi bindi byambayeho ku bijyanye na mariage. Yarongeye aranyivugishiriza amagambo twavuganye arabizi. Icyo nshatse kubika impamvu mbizamureho rero niki, impamvu mbizamuye ni ukuvuga ngo iyi ntandaro ya Garase yo kugira ngo ajye hanze n'ibi byose bikururuke bifitanye isano kuri Zaburi nshya kwa Plaisir. Kanumva ari biri tugatuga. Ubwo Plaisir ari mu bintu by'ipfundo. Oya niho hari ibyo. Noneho Plaisir aragaragara mu mwandiko. Reka nkwereka ahubwo niho wandikiwe. None se reka nk'urugero, reka nkubaze urumva
niwe wa promotinze icyumba cyo kwa garasi uryo niwe uhindukiye azanye inkuru imusenya oya no buretse gaturihuse ya promotinze icyumba arangije aranagisenya newi habaye iki kugira ngo kugira ngo asenye aho yubatse ahubwo ndabaza umwuka wo gushyigikira wavuyemo wo gusenya kuva ryari dusesengure turebe Jack dukoranye ikiganiro ubu tubaye inshuti yego namenya amakuru kuri wowe nkajya kuyarekura narakuganiriza ntabwo ari ukundekura wajya kunyanika utambwiye nakubwiye urabura nkubwire ngo hari ukuntu urekura ibintu bikanyura mu baturanyi bikazabibanga wamenya ikintu kuri njyewe ukajya kunyanika utambwiye nakubwiye kuko hano ni ukwanika urumva oya nyiritonda hitonda ifotomana hitonda ibyo byiganirizwe n'umurozi urarayivugisha muri karitsiye abantu bamubona nk'umubyeyi umasa nkubwiye byanze bikunze muri ubu busesenguzi Plaisir niyo yajya muri leta mwese muri shuti zanjye nta muntu mvuga nabi ndi ku mihanda kuko nta rugo ndwe niba semvuze Plaisir wenyine tubana muri social media oya turi kuvuga kandi turi kubisesengura turibaza ngo ni gute icyumba cya garase Plaisir ari wagipromotinze akaye nawe ugisenya kubera iki inkuru ya Ephrem yivi niwe wayibreakinze bwa mbere inkuru y'abagore garase yaguririye ngo baza gusabya byiringiro niwe wayikoze abonuza yateye inda byiringiro niwe wabazanye buri nkuru yose tubonye yego ya promotinze icyumba azana inkuru z'abamusebye azana inkuru z'abatera ivi yego avuga ibibera mu cyumba yego avuga abatewe inda yego inshuti ni Yesu murumva aya abantu mudukurikiye ahantu nta kantu karimo inshuti ni Yesu erega nababwiye ngo iki imyaka 2 kugira ngo nkwinjize no muri telefone yanjye ngo savinge ni imyaka 2 ntabwo turi kubivuga tumusebya nta muntu udakosa bagiye kuri zaburi niwo byabereye tujye twemera ibiganiro ntimwabisize nimba dukosheje dusaba imbabazi jewe ukivuga iby'akaboko nagizemo ako ubwoba oya nawe arabizi ko nawe abizi si ubwo hajemo igice cy'umubiri oya ariko nanone uyimushyirishamo kumva ko ari ntago amushyirishijemo ariko abiziho mu kubimenya oya reka nongere mbisobanure turi ku mihanda batanyumva neza batakumva nabi nkoze agisida sibyo inkuru zanjye nazikoze henshi urumva nakoze agisida n'undi ku mihanda ndiho itangazamakuru mva mu bitaro ryaranyakiriye kwa Yobokamana narahanyuze n'ahandi hose nagiye mpanyura no kuri zaburi nshya narahanyuze muri uko kuhanyura rero ntabwo ni nkuko nanyuze ahandi kandi sinarinje manyuze nje kuvuga umutwe nibyo navuze ngo aka kaboko hari icyo abiziho kijyanye no kugira ngo kave n'ibyambaye kandi muri byo hari icyo umutima we wamushinze kabe gato mwiriwe hari icyo umutima wamushinze nibwo bwa mbere reka nkubwire nibwo bwa mbere bagiye banyinginga ngo mbisore mbivuge nibwo bwa mbere navuga ko Plaisir hari icyo nziho kijyanye n'aka kaboko tubyinjiremo mama turacyari kuri grâce habe n'ipfundo ntabyo nzanye ntabyo mvuze ndabifite ariko gusa umutima nzi kukurya naranamuborotse mwiriwe nyuma ya birabya impamvu ngiye mbivuze ni akababaro k'abantu turyabyana muri social media mani muri ino minsi ubungubu nta mukunzi ngira muri social media kubera iki burya sindi njyenyine mu rugendo turashukwa ngo turashyigikiwe turi gupromotingwa ari twebwe tuzayibo bazadusenya njyewe no mwanya kubera ko amakuru ndimo ndagenda nyamenya mbabajwe n'ukuntu yubatse icyumba akaba ari ugisenya kandi mu bintu azi neza nawe ubwo arabizi none se vuga ngo yazamuye n'abantu ahubwo arabamanura arabitse oya twe kujya mu bandi bareke turi kuri garasi niwe kuri garasi niwe mvuga oya nanjye rega ntago ndimo nyandika hano nk'umusesenguzi genda na nk'umusesenguzi turi kwibaza ku cyumba na nuza na garasi na Plaisir
nuko byangombwa kuza mu mwandiko. Habaye iki? Ahubwo dutekereze twibaza ako kantu habaye iki kugira abantu nyamara ijuru hari igihe tuzaryumva mu matangazo kugira ngo tudafata umwanya munini n'ikirere kiri kuze. Abageni bameze neza, ukwezi kwa buki bari kukurira yewe bameze neza, baratuje, umugeni neza, abandi basengera hewe, abandi bakurayo, urumva harimo arasirimba, yego ibintu byongeye gusubira neza. Aracyafunga agakorasi neza cyane, yarakibirinduye rwose, nabwo nibwo ari kukiririmba neza. Bo bari kukicara hejuru neza. Garase rero muvandimwe, I'm so sorry ku giti cyanjye, ibyo twagiye tubreakinga wenda tukavuga ibyo babiba turi kutwibwirira, abagabura Rasahari nawe arabizi, yaciye kuri iyi mihanda zibivugwa. Hari n'ukuntu abantu bajya bavuga ngo abanyamakuru bakunda views, bakunda byacitse, bagasanga batitaye kuko umuntu yakomereka, ahubwo baragakomeza gushyushya inkuru. Zabagezaho igice cya kabiri cyo kuri Garage. Abantu bagitekereza mukore subscribe, noneho cya n'umuriro. Uyu se wowe wari woroshye nakasa mutwe. Hari abantu bazaza mu myandiko mu mazina. Reka ngushimire. Bye. Mu gice cya kabiri nzababwira nanjye ku bindi bintu bijyanye n'ibyo twavuze mu gice cya mbere. None se dusoreze ku kandi kantu. Ngo Kisoro ngo niho amashyi ari gukomerwa. Icyumba cy'amasengero niko biriho. Okay. Hari n'umuntu turi kumwe hano, niwe diakoni waho. Ari icyumba yafunga icyumba muri Uganda, ntago ari gukorera mu Rwanda. Garase nakomeza kiba buri wa gatatu. Ubu ngubu deja ariyo. Cyangwa se ari kwambuka. Kuki abantu azongera garuke kuri kamera atwereka? I don't know. Oya Garase nawe azi kubabaza umwanzi mu cyico, ntabwo amashusho ntabwo yaheza. Ariko njyewe nkeneye kubona ifoto yambaye agatimba cyangwa yambaye imyenda y'umweru. Aka gatimba niki ko ari mu mutwe? Reka gusa wenda buriya kuba yarabikoreye mu ibanga. Ariko reka mbaze sinekereza wenda katazatumira abapampa kabatamaka. Oya hari ibintu bishobora no kubera mu ibanga, barese gato tutarasoza. Ubu ngubu reka mbabwire, hari ibintu bishobora kubera mu ibanga. Je nawe twambikana impeta z'isezerano. Ni ibitureba tukaba tunari mu pastor na reception. Burese nyine gato. Umuntu ashaka ko ari kurya wagwani gake gate hagati tuko numva ari ndende. Nyine nibyo tuvuga, ntabwo dushatse kubisesengura. Ariko tutarasoza kano kana. Yego rati. Niba hari umwana mushaka kuba mu byumba cye, bona yo kujya kwa pastor aguca menshi. Ushaka kuba mu biganire no muri restaurant zitandukanye. Kagira ngo rweza amibe. Amibe tekeri wawe kuko nabahashye nyuma bahashye ibihaha. Murakoze. Muramutse cyane, mukore subscribe. Nayibuta.